Mama Sandrine, welcome. Umugore wambyariye umukobwa n'abahungu batatu, ndagukunda. Aje kwiyumvamo kunkunda. Ndagukunda. Uri serious? Ndi serious. Aje guhura na Nzovu ute? Ni nk'uko umukobwa n'umusore bahorana n'ibindi byose, ntawe umenye ko umuntu ahurira n'umuntu. None Couple ya Nzovu na Mama Sandrine ni couple ikunzwe kandi igezweho mu Rwanda, kandi si iby'ubu, ni couple imaze igihe kinini rwose mu myidagaduro. Ni couple ya Nzovu umukinnyi wa filimi, akaba kandi ari n'umukomediye cyangwa ari umunyarwenya ku buryo butangaje, yaba muri filimi akina, yaba mu biganiro akora. Arakunzwe cyane bitewe n'amagambo akunda gukoresha asetsa abantu, rero bigatuma akundwa cyane n'umugore we Mama Sandrine, nawe agakunda kuvugwa cyane bitewe n'uko Nzovu akunda kumwirahira mu biganiro byose akoze. Ntashobora gukora ikiganiro ngo agisoze atavuzemo umugore we Mama Sandrine. Ni couple imaze igihe kinini ibana, nubwo nanone aciye igihe kinini batabana mu rugo, ariko n'umugore n'umugabo, dore ko bafitanye abana bagera kuri 4, kandi Nzovu yabanye n'umugore we Mama Sandrine mu mwaka wa 2009, ari nawo mwaka bahuriyemo. Ni couple ikunze kuvugisha abantu benshi bibaza ukuntu Nzovu abanye n'umugore we, ariko nanone dore ko ari abantu b'abanyarwenya benshi bakunda kuvuga ko ibyo bari kuvuga byose wasanga ari urwenya, ariko nanone ibyo tugiye kurebera hamwe byose, urukundo rwa Nzovu n'umugore we Mama Sandrine cyangwa Uwitonze Olive. Mbahaye ikaze rero muri love story ya Nzovu na Mama Sandrine. Reka niba uri mushya, icyo nsaba ni kimwe, ni ugukora subscribe, ubundi tukajya tubana mu biganiro byose bitambuka hano. N'ahandi wabona inkuru nziza kandi zisukuye atari kuri Anizia TV show. Njyewe tugiye kubana ni Anizia Uwingeneye. Mbahaye ikaze kandi ndabishimiye. Ubundi amazina ye ni Bahizi Venuste, ariko yamenyekanye kandi yamamara nka Nzovu, dore ko iryo zina yanarihawe mu mwaka wa 2007. Uwitonze Oliver cyangwa Mama Sandrine ni umugore wa Nzovu, nawe wamenyekanye cyane bitewe n'umugabo we, izina amaze kwandika muri Rwanda cyangwa amateka afite muri iki gihugu, bitewe n'ukuntu akunzwe kandi akora ibiganiro bikurikirwa n'abantu benshi cyane, bigatuma rero n'umugore we amenyekana bitewe n'uko umugabo we akunda kumuvuga cyane. Rero byatumye n'umugore we amenyekana cyane. Nzovu avuka mu karere ka Nyanza, kandi Nzovu afitanye abana 4 n'umugore we Uwitonze Sandrine cyangwa Mama Sandrine. Abana be bafitanye uko ari 4, ni abahungu 3 n'umukobwa umwe, ari nawe imfura yabo ari we Sandrine, ndetse banitirira Mama Sandrine. Abana babo bakaba ari Sandrine, Elisa, Elia ndetse na Irene. Ni abana 4 bafitanye. Nzovu ndetse n'umugore we Mama Sandrine bose bakoze akazi ko mu rugo, dore ko Nzovu we avuga ko atangira gukora akazi ko mu rugo i Kigali yahembwaga 2500 ku kwezi. Mama Sandrine nawe wakoze akazi ko mu rugo, ariko we avuka mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Nawe yakoze akazi ko mu rugo kimwe n'umugabo we Nzovu, bose bakoze akazi ko mu rugo, ari nako baje guhuriramo. Uretse ko bahura, Mama Sandrine we yari amaze umwaka akaretse, dore ko yakaretse muri 2008, ariko bakaza guhura muri 2009. Akazi ko mu rugo nanjye naragakoze igihe kinini. Yego. Ndumva narakaretse 2008. Nzovu yahuye n'umugore we Mama Sandrine 2009, ndetse ari nawo mwaka babaniyemo. Bose bakoze akazi ko mu rugo nkuko nemaze kubikubwira, gusa bahura Oliver we yaramaze umwaka akazi ko mu rugo agaseze cyangwa agahagaritse. Aho Mama Sandrine yabaga ku muvandimwe we, Nzovu yakundaga kuhagenda cyane, yari inshuti y'umuryango Mama Sandrine yabagamo ku muvandimwe we. Uko Nzovu yakundaga rero kugenda muri urwo rugo, kandi ari narwo Mama Sandrine yabagamo, byaje gutuma Nzovu aza kubenguka Mama Sandrine, ndetse atangira no kumutereta.
Nzovu ubwo yabwiraga Oliver ko amukunda, mama Sandrine ntabwo yahise abyakira ako kanya, yamubwiye ko azabitekerezaho, dore ko ijambo nzabitekerezaho mama Sandrine yakoresheje ari ijambo rimeze nka uniforme ku bakobwa benshi igihe bari guteretwa n'abahungu cyangwa igihe babwiye ko bakundwa n'abahungu. Benshi bakunze guteta babemerera kandi wenda mu bitekerezo byabo bafitemo urukundo bumva nabo babakunda, ariko ijambo nzabitekerezaho bagakunda kuba ari ryo bahita bakoresha. Mama Sandrine cyangwa Uwitonze Oliver yaje kwemera ko yakundana na Nzovu ndetse bemeranya no kubana, baje kubana. Rero Nzovu yabanye n'umugore we yarabaye umusitari cyangwa yaramenyekanye, dore ko yakinaga muri filimi Zirara Zishya, kandi yatangiye gukina filimi 2006-2007 nibwo Nzovu yatangiye kwinjira mu ruganda rwa filimi cyangwa mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Kandi icyo gihe cyose yari amaze kumenyekana, dore ko yajyaga ajya no gucuruza amasede ahantu hagiye hatandukanye kuri filime yabaga yakiniye. Rero abantu bari bamaze kumumenya cyane rwose. Rero ubwo 2009 yabanaga n'umugore we mama Sandrine yari amaze kumenyekana. Mama Sandrine yabanye n'umugabo we, urugo rwe avuga ko atigeze arusengera. Urugo rwe cyangwa umubano we na Nzovu ntabwo yigeze arusengera bajya kubana. Ubwo babanaga rero Nzovu yakomeje gukora akazi ke ko gukina filimi, ariko mama Sandrine akavuga ko yajyaga ajya kureba filimi mu baturanyi za Nzovu umugabo we, filimi yakinyemo ariko ntabwo byabaga bimushishikaje cyane, kuko n'ubundi Nzovu yitozaga cyangwa yasomaga impapuro ziriho ibyo azakina bari kumwe mu rugo. Rero nubwo yajyaga kumureba ariko ntabwo byabaga bimushishikaje cyane, ahubwo abikoraga kubera ko ndetse n'abaturanyi cyangwa abantu bose babonaga umugabo we ari we bakunze kureba, nawe akajya mu baturanyi akaba yajya kurebayo filimi z'umugabo we yagaragayemo. Kenshi abagore cyangwa abagabo bajya bahamya ubuhanga bwabo babana. Mama Sandrine uhamya ko umugabo we Nzovu ari umuhanga kandi azi gufata mu mutwe cyane, kuko nta mwanya munini yafataga ari gusubiramo script cyangwa ibyo azakina muri filimi. Nzovu gukina umugore we ahamya ko ari impano yifitemo, kuko kandi ntiyajyaga yiga ibyo azakora kandi yagera kuri tere agakina neza kurenza ababyirirwamo ndetse bakanabiraramo. Kuva bakibana Nzovu ntiyigeze amwihishamo cyangwa ngo avuge ko yahindutse nyuma bamaze kubana, kuko uko yari ameze bakibana niko yakomeje. Nta kintu na kimwe yigeze ahindukaho ngo nuko ngo hari ibyo yamuhishe batarabana, imico yagiye amuhisha batarabana akayigaragaza nyuma babana. Ibyo nta byigeze biba kuri Nzovu, ahubwo uko yamye ameze niko yakomeje kumera. Ntabwo bazi igihe batandukaniye, kuko no kubana kwabo babanye bisa naho ari mu kirere, kuko Nzovu n'ubusanzwe nigeze aba mu rugo igihe kinini, yahoraga yagiye abana n'abandi basore. Nzovu yaje gusiga umuryango we arigendera, mama Sandrine asigarana abana wenyine. Kugeza n'ubu haracyari kumwe n'abana be, ariko umugabo yarigendeye arabasiga. Rero ntabwo bigeze uvuga ko wenda babanye, nabo bavuga ko batazi igihe batandukanye, kuko n'ubundi basaga naho babana mu kirere, gusa ari umugabo we ariko akaza kugera ubwo noneho aza kubasiga akigendera. Nzovu ntiyigeze yemera inama z'umugore we igihe cyose. Nzovu yamubwiraga ko ari umwana kuri we cyangwa yamubonaga nk'umwana, dore ko kandi koko ari n'ukuri, dore ko amurusha imyaka igera hafi kuri 20. Ibyo byaje gutuma rero kutumvikana kwabo kugenda kuba gukeya, kugabanuka, ndetse Nzovu aza no kubasiga aragenda, dore ko izo nama yagirwaga n'umugore yabonaga ko ari iz'abana, ahubwo we afata umwanzuro kugenda arabasiga. Rero ibyo ngibyo byatumye mama Sandrine nawe afata umwanzuro wo kumureka, ubundi akamenya ubuzima bwe n'ubw'abana be, akabitaho uko abishoboye cyangwa uko imbaraga ze zingana. Mama Sandrine yahaye kondisiyo agomba kugenderaho kugira ngo bazasubirane. Izo kondisiyo harimo
kwikodeshereza inzu akareka kuzajya agenda aba aho bwije ageza akaba ariho arara, ibyo kutifatira umwanzuro ngo abe yakodesha inzu ye afate risike zo kwishyura inzu ndetse no kumenya ubuzima bwe. Avuga ko ibyo nabikora aribwo bizamuhesha amahirwe yo kugira ngo babe bakongera kubana, aho arimo uko kwikodeshereza inzu. Ikindi ni uko ari ukwifata akareka kuzajya ajya mu ndangamirwa, byibura akamara nk'amezi 6 atajya mu ndangamirwa, ariko ntago arabishobora. Mama Sandrine avuga ko Nzovu afite ukuntu akundwa n'indangamirwa cyane, bityo rero umugore we nubwo batabana ariko aramusengera cyane ngo batazamukubita nk'ikibuye cyangwa bakamukubita nk'icupa mu mutwe akaba yanahasiga ubuzima. Ni umugore uhora uhangayikishijwe n'ubuzima bw'umugabo we nubwo batabana ariko bafitanye abana, nta cyabuza kuba yahangayikira ubuzima bwa papa w'abana be, dore ko abana igihe cyose bakenera umubyeyi, dore ko bajya no kumureba bakajya kumusura. Umugore wa Nzovu yagiye afata umugabo we amuca inyuma, dore ko na Nzovu nawe atajya bihakana, yewe ni kenshi Nzovu yatahaga akinjira mu miryango y'abaturanyi be, dore ko aho bakodeshaga bagiye bakodesha ahantu henshi hatandukanye, habaga aho mu gipangu bahuriragamo n'indangamirwa nyinshi. Rero Nzovu akaza akaba yakinjira mu muryango wegeranye n'uw'umugore we arimo, akabikora atamwihishe, akabikorera mu maso ye. Rero ni inshuro nyinshi umugore we yagiye amufata amuca inyuma. Mama Sandrine atigeze asengera urugo rwe atarashaka, ariko basigaye asengera umugabo we umunsi ku wundi ngo Imana ijye imurinda batazamukubita icupa cyangwa ikibuye aho yirirwa cyangwa aho arara yagiye mu ndangamirwa. Nzovu yatandukanye n'umugore we inshuro nyinshi cyane, ariko kuva muri Covid batandukana ntibarasubirana kugeza n'uyu munsi. Mama Sandrine yafashe umwanzuro wo kumureka maze akirerera abana be, dore ko bafitanye abana 4, umukobwa umwe n'abahungu 3. Ariko kuba bamaze icyo gihe batabana ntibivuze ko batazasubirana, kuko buryo ngo umugore n'umugabo ntibapfa gutandukana gutyo gusa ngo birangire gutyo. Nubwo bisa nibigoye kuri Nzovu, ariko ari kugerageza urugendo rwo kuba yasubirana n'umugore we. Kugira ngo rero basubirane, Mama Sandrine yasabye Nzovu kureka kubana n'abantu bamucumbikira, ubundi akibana, kureka kujya mu ndangamirwa. Nubwo ari ibintu byoroshye kuri wowe uri kubyumva, ariko kuri Nzovu birakomeye cyane kureka kuba mu basore cyangwa kuba mu bandi bantu atikodeshereza inzu cyangwa kureka kujya mu ndangamirwa. Ni ikintu gikomeye kuri Nzovu, nko kwambara ipantaro unyujije mu mutwe. Gusa nubwo bitaramworohera ariko ari kubigerageza, kandi ikindi yamubwiye ko kugira ngo babane azongera agatereta ahereye hasi, nkaho bivuze yuko ari ugutereta nkaho ari umukobwa wahuye bwa mbere. Gusa ako ko gutereta kuri Nzovu ni akantu toto, kuko gutereta ni ibintu bye, ndetse kandi no kwirarira nkaho atamuzi cyangwa nkaho batigeze babana ni ibintu bye, dore ko yagiye amwirariraho ukagira ngo ntabwo yigeze abana nawe cyangwa n'ubwa mbere amubonye, arimo kumutera imitoma nawe yumva idafite aho ihuriye nuko amuzi. Umugore wanjye yarambwiye ati kugira ngo dusubirane no gutangira ubuzima bushyashya ukafata neza, hari ibirenze ibi ngibi se? Nzovu uri mu myiteguro yuko bimushobokeye, kandi n'umugore we Mama Sandrine akamwemerera mu kwa mbere ku mwaka utaha basubirana, bakongera noneho bakubaka umuryango wabo, bakaba bafatanya muri ubu buzima ndetse banafatanya kwita ku bana babo. Ndashaka gusubirana nawe mutima. Mu kwa mbere nimfata ikimina. Mama Sandrine, mu kwa mbere ngiye kwiyameza angahe, mu kwa mbere nimfata ikimina tuzasubirana. Kuri ubu Nzovu ari mu rugendo rwo gutereta Uwitonze Oliver cyangwa Mama Sandrine, dore ko ariryo zina twamenyeho cyane, ndetse anamwizeza ko basubiranye akamwemerera bakongera kubana yahita ajya kumusaba, kandi bakajya no gusezerana mu murenge. Nimba ngiye mbwini Mama Sandrine mukoye miliyoni, zagenza miliyoni nyimuhe musaza wawe. Numva uri muri mode yo kunywa kama gaciro. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, nimba mbeshya Imana izampana.
nuko rero Nzovu urugendo ririmo rwo gutereta mama Sandrine mu musabire bizagende neza bongere basubirane dore ko amwizeza ko amwemereye yahinduka byuzuye ubundi bagafatanya kurera abana babo. Nzovu benshi batangazwa n'ukuntu icyo gihe cyose gishize atabana n'umugore we kandi uretse no kuba batabana ntiyigeze asiba kujya mu ndangamirwa dore ko nawe abyivugira arazihinduranya umunsi ku wundi, ariko abantu bose bagatangazwa n'uko nta mwana yigeze abyara hanze cyangwa nta bana yigeze abyara ku wundi mugore utari mama Sandrine cyangwa Uwitonze Oliver. Kuri ubu bafitanye abo bana 4 gusa, nta wundi mwana Nzovu afite utaravutse kuri mama Sandrine. Ngayo rero ay'urukundo rwa Bahizi Venuste wamenyekanye nka Nzovu n'umugore we Uwitonze Oliver umaze kumenyekana kandi kwandika izina rya mama Sandrine kubera ukuntu Nzovu akunda kumuvuga ndetse no kumwirahira. Nzovu n'umuryango we ukunzwe cyane kandi bitewe n'ibiganiro agenda atanga bishimisha abantu benshi cyane. Hari ibyamamare byagiye bimuha ubufasha, byagiye bimufasha cyangwa bimushyigikira, harimo nka The Ben uherutse kumuha telefone nziza cyane, ariko benshi bakagenda batangaza yuko yaba yarayiriye bitewe nuko nayo bamubonana, ariko avuga ko iyo telefone igihari. Si The Ben wenyine, n'abastari cyangwa abantu benshi bagiye batandukanye bagenda mu bufasha butandukanye bitewe n'ibyishimo agenda aha abantu, cyane cyane nk'abantu bari mu bihugu byo hanze bakunze kugenda bamuha ubufasha, ndetse benshi barashimishijwe n'urugendo yatangiye rwo kuba yasubirana n'umugore we cyangwa mama w'abana be. Rero benshi mu buryo byabashimishijemo hariho abatangiye no kumushyigikira kugira ngo barebe ko iyo ntego yagerwaho, harimo kumuha amafaranga cyangwa kumushakira inzu yakikodeshereza bashingiye ku by'umugore we yamubwiye ashaka kugira ngo babe basubirana. Rero iyo nzu barayimushakiye, ubu ngubu ari gukodesha, urugendo rwe rwose ruri kugenda neza kandi aherutse no gusohokana umugore we ndetse anamubwira amagambo meza, yongera kumubwira ko amukunda dore ko atajya asiba no kuvuga ko akunda umugore we mama Sandrine. Mama wabani ijambo namubwira nuko mukunda kandi ndashaka gusubirana nawe. Nzovu rero ni umuntu utangaje kandi usekeje cyane rwose, dore ko iyo telefone yahawe na The Ben nyuma hari ikiganiro yakoze akabazwa kuri The Ben akavuga yuko atamuzi. Rero ibyo byose ni biri mu bintu bigenda bituma Nzovu akundwa cyane kandi benshi babibona yuko ari ukwirengagiza, ahubwo nuko ariko yimere kandi ni umuntu ushimishije mu bintu byose avuga. Uyu ni ndeta Shamutipe ni inshuti yanjye ni ntoza yagose si yago. Uyu ni umuhanzi w'indirimbo Melody. Inde? Melody. Uyu muntu urabona ari nde? Uyu muntu ko ntawe nzi. Ni umuhanzi. Ni The Ben se? Reka mbere yuko dusoza musabe ngo nawe utubwire muri komenti, utubwire niba uru rugendo rwa Nzovu arimo rwo kongera gutereta Uwitonze Oliver kugira ngo bongere kubana nk'umugore n'umugabo uri kubona ruzamuhira cyangwa mama Sandrine ugereranyije cyangwa ukurikije ibyo twumvishe muri biganiro ndetse n'ibiganiro agiye wumva yagiye akora, urabona bazongera bakabana. Rero reka ngushimire wowe twabanye, ndagushimiye cyane wowe twabanye, twaba tugeranye ku musozo uruwa gaciro, wakoze cyane. Reka rero dusubire no mu bindi biganiro, kandi niba uri mushya ntiwibagirwe gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byose bitambuka kuri iyi chaîne. Nkwibutsa ko inkuru ziryoshye kandi zisukuye nta handi wazisanga uretse kuri Amazing TV Show. Ndabashimiye.